ariko kuri ngiye byo niterabwoba. Ibi ni ibintu bisanzwe, nta gikuba cyacitse. Ibyorezo ntago bije muri 2020 no mu myaka 200 ishize byari bihari, ndetse binarenze ibingibi. Coronavirus koko ni indwara ihangayikishije isi, ariko nta mpamvu abantu bakwiye ku mutima. Haba nta cyorezo gihari, haba gihari, rwose Imana igomba kuba nyambere. Ikoranabuhanga rirahari, ajye kuri YouTube, ari amaterano yagiye hatandukanye mu minsi yashize. Niba ari gutura, ndagusabye kubw'ineza y'Imana ituro ryawe urishyire kuri mobile money cyangwa se ujye kuri banke ubaze konti, nturigumane ngo guprofite. Gutura ni principe nziza. Nk'umupasiteri rero nakwishimira ko mutura. Twongeye kubashimira abakunzi bacu bo ku Isezerano TV. Turabashimira uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, uburyo mukomeza kutwereka ko tuba turi kumwe ibihe byose, kandi tuributsa abantu batarakora subscribe, niba rwose uje kudusura ari ubwa mbere, ntibibuka kugenda udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'ubundi bizajye bigucika. Kuri kamera zacu nk'uko mubibona rero hari umukozi w'Imana twamusuye. Reka mbere yuko ngira byinshi mvuga abanza twibwire. Murakoze cyane, nitwa Ndayizeye, ndi umupasiteri mu itorero rya ADPR. Ndayizeye ni umwe mu bapasiteri bashobora kuba bakiri batoya mbonye muri iki gihugu. Yego nibyo koko, ubu mfite imyaka 31. Arumva ko byaye byose maze imyaka 4 ndi umupastori. Urumva rero kuba narasengeye mfite imyaka 27 ntago bimenyerewe cyane. Byagenze gute kugira ngo usengerwe ukiri muto bigeze aho ngaho? Imana itoranye uko ishaka. Nakuze nkunda umurimo w'Imana, nakuze kandi ndi active cyane, nitanga umurimo w'Imana. Ko rero abashumba babo bambonamo umuhamagaro, bamayo mahirwe Imana bakoresheje kugira ngo nanjye noneho simbikore mu buryo nakwita buri bw'igihe gito, ahubwo mbijyemo full time. Rero nkorera ku biro bikuru bya ADPR, nshinzwe ivuga butumwa mu bigo byihariye, bo n'abanyeshuri na secondaire na kaminuza na gereza no mu bitaro. Muri iryo vuga butumwa ukora numva harimo amagereza, harimo abanyeshuri, ubona ryifashe gute muri iyi minsi? Nta hantu n'ubundi hari tuvugenda nk'abanyeshuri n'urubyiruko nta hantu haba harimo abantu bafite imbaraga. Rero muri za kaminuza, muri secondaire, ubona ko hari ububyutse, abanyeshuri bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Nk'ubu nko muri ADPR tugira umuryango mu banyeshuri muri kaminuza witwa CEP, Comité des étudiants pentecôtistes. Tumaze kugira izigera kuri 40 zirimo abanyeshuri ba Pentecote gusa 4591. Urumva bamaze kuba benshi. Muri za secondaire naho tuhakora umurimo w'Imana. Muri gereza by'umwihariko ho kubera ubuzima baba bariho, nta hantu baba bakeneye ibyiringiro, baba banafite n'umwanya uhagije. Usanga rero gusenga ari kimwe mu bintu bibafasha. Ngo rero materaniro aba muri za gereza abantu baritabira, abantu barakizwa. Niho hantu nabonye umubwiriza ubutumwa bwiriza akabona abantu barenga 100 bihana, kandi bakihana koko bihanye ko tujya kubatiza n'abantu bataha bagakomeza umurimo w'Imana. Ubona ko murimo by'ukuri mu bigo byihariye nta hantu navukwita ubutaka bwiza umuntu abibamo imbuto igahita yera. Pastor Ndayizeye, wenda ngende umwe mu bantu bagukurikirana kuri Facebook, njya mbona hari ibintu kuna gusharinga byitwa ngo be inspired. Ubundi ku muntu utabizi be inspired ni iki? Ngiye gusa nashituwe wenda no kumenya izina ubwaryo rifite ikintu rishobora kumva ko rishobora gutuma utekereza ibintu byinshi. Ku muntu utabizi be inspired ni iki, ese ni biki? Ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu muri 2016 nibwo nagize igitekerezo cyoko by'ukuri nagize umugisha utagirwa n'abantu benshi. Navuga nakuriwe mu muryango wa pastori, nakuze nkunda gusoma kuva ku myaka 14. Natangiye gusoma ibitabo by'abakozi b'Imana bakomeye. Nabaye mu murimo w'Imana kuva icyo gihe, urumva imyaka hafi 18 mu murimo w'Imana, umaze kugira experience nyinshi. Nagiye nitabira amahugurwa atandukanye, bitane bitandukanye. Mbona ngenda ngira ubumenyi bwinshi ku by'ijambo ry'Imana, ndetse no ku bundi bumenyi butandukanye bufasha umuntu kwigirira icyizere
bufasha umuntu gutera imbere, bufasha umuntu kujyana ubusabane n'Imana, kandi bingiraho imbaraga nyinshi, birampindura ngiye ku giti cyanjye, mbona by'ukuri ubuzima bwanjye uburyo bwahindutse. Hari igihe umuntu ahinduka nawe akumva yishimiye Imana uburyo irimo irakora umurimo muri we. Ngira umugisha, nshaka nkiri mutoya, nabyo nashatse mfite imyaka 25, birampira, reka bivuge gutyo kuko si benshi bagira umugisha wo gushaka ngo bigende neza. Naho nyigira amasomo menshi mu rushako, hanyuma mbona ibyo bintu byose Imana imiramo amahirwe yo kumenya, ntakwiye kubyihererana. Ngira umugisha wo kujya mu buyobozi hakiri kare, umva nagiye gukora ku biro bikuru bya ADPF imyaka 26. Ndavuga ati ariko ntago ibi byose byabibaho kugira ngo bimperereho gusa. Hari abandi benshi, urubyiruko cyane cyane ni audience yanjye, wenda abantu barengeje imyaka 30, nabo abafashwa nabyo ni byiza, ariko ngewe abo mba mshaka kubwira cyane n'abantu bari munsi y'imyaka 30, kubera ko muri iyo munsi y'imyaka 30 ubuzima bwanjye bwarahindutse cyane, mbona iterambere mu buryo butandukanye. Numva ngize icyifuzo yuko ngize umugisha urundi rubyiruko rw'Abanyarwanda rukamera nkanjye, ndetse rukanandenzaho, kuko hari n'ibyo ntashoboye kandi nkabona hari uburyo nawe kubigenza nkabishobora. Rero nibwo natekereje gushyiraho, kandi mbona kubageraho bigoye, ariko kandi ikoranabuhanga nicyo umumaro waryo, nuko riguhuza n'abantu mutari kumwe kandi bari ahantu hatandukanye. Nibwo nagize igitekerezo yo gushyiraho page. Nayo nsanga mfite Facebook isanzwe, ariko none ndavuga ati nshyireho na page. Icyo gihe rero nayise Inspire Friends, icyo gihe nyitangira. Hanyuma mbona bisa naho abantu nyine ntibahita babimenya, mpita nyihindura izina, nyitaye amazina yanjye Ndayizeye Emmanuel. Ariko none ndavuga ati reka nkore ikiganiro, ntangira ikiganiro cyitwa Ndayizeye Impact Show. Ni ikiganiro numvaga nshaka ko abantu bose, umuntu wese wagiye ahinduka ku giti cye, ubundi yakakwiye kugira impact. Noneho nge nitwa Ndayizeye, ndavuga ati noneho ngewe I want to impact, reka nyita Ndayizeye Impact, ku buryo umuntu wese uzahura nabyo azajya abona ko ari Ndayizeye urimo ramwimpactinga. Hanyuma mbona nanone ibindimo ni byiza, ariko ndimo ndirimita. Hari ibiri muri Evode, hari ibiri mu bandi bishobora gufasha abandi, hari ibyo nasoma mu bandi banditsi bishobora gufasha abandi. Mitamo rero kutaba sinabyita Ndayizeye Impact kandi mo ndakoresha iby'abandi. Ndayizeye Impact ndayireka, ndavuga ati noneho reka nyite be inspired, kugira ngo ikintu cyose nekeza cyampinduye sinjya nanga ikintu kitampinduye. Niyo mpamvu wenda ntago yafite umuvuduko mwinshi, ngicyo mbonye cyose kirabanza kikampinduye, kimpinduye nyine mba inspired, mbanza giye kuba inspired. Iyo kintu cyamaze kunyinspira, ndavuga ati ubwo cyampinduye reka nyisangiza abandi. Rero nsoma ibitabo byinshi, nsoma abantu benshi, ariko byose ko mbisangiza kandi byiza, ariko ndabanza nkareka ibyo bikampindura. Hanyuma iyo maze kuba inspired, igikurikiraho nuko mbisangiza abandi. Rero nibwo nahise mfungura urubuga rwa website witwa beinspired.rw. by'ukuri ni ijambo ry'icyongereza, ariko ibiriho byose biri mu Kinyarwanda. Mbere najyaga mvanga nkashyiramo icyongereza n'ikinyarwanda, ariko nsanga n'ubundi abo mbwira ni Abanyarwanda. Ntago by'ukuri nubwo isi yabaye umudugudu n'abanyamahanga babikeneye, ariko buriya ni ngombwa ko umuntu ahera iwabo. Nsanga yo nta mpamvu yo kubishyira mu cyongereza, nubwo hari byo nsoma mu cyongereza ngerageza kubihindura mu Kinyarwanda. Ubu urubuga rwitwa beinspired nyine mu cyongereza, ko nabuze ijambo ry'ikinyarwanda nyine risobanura icyo, kandi ngewe ubundi sinkunda kwiforsa ibintu, nkunda gukora ikintu kindimo. Rero sinajya gushaka irindi zina ry'ikinyarwanda byenda gusa, kandi ijambo rivuga kuri ngewe cyane ari kuba inspire. Ndavuga teka nyite be inspired, ariko abantu ni bajyaho bazajya babisanga mu Kinyarwanda. Ikindi rero cyankanguye ni iriya campaign yitwa Connect Rwanda, yatangiye mu mpera z'umwaka ushize, aho ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'abikorera bashyizeho gahunda yo kugira ngo umunyarwanda wose atunge telefone y'ikoranabuhanga. Ikintu nahise ntekereza ko babahaye ikoranabuhanga, ibintu bazakuraho ni ibiki? Yego bafite gahunda za leta, hari
imbuga za leta zizafasha kubona serivisi, ariko umuntu agira amatsiko abashaka no kureba n'ibindi, ugasanga abantu bagira imbaraga zo gushyira ibintu ku mbuga ni abantu bafite ibintu bisenya, barwanya igihugu, y'urukozasoni. Ndavuga ati by'ukuri reka nanjye ntange umusanzu, byibuza uzajya ujya kuri uzatanga iyo smartphone nabona azagende rigeza ashobora guhura n'inkuru yananditse cyangwa se n'ijambo nashyizeho rikamufasha. Ubwo rero nari mvuze ngo nanjye ashyireho itafari, nubwo abanyarwanda babona amatelefone, nanjye nkore content nzima yubaka. Ni nabwo rero nahise nshyiraho noneho n'icyiciro cy'amakuru. Kuri website yanjye hariho ijambo ry'Imana, hariho n'amakuru, hariho n'ubundi bumenyi. Noneho niba ari amakuru numvise mu Rwanda numva yanyespiye, kuko nkora ibyanyespiye nyashyiraho nayo, ariko si nyashyiraho nko mu buryo bw'inkuru nk'uko dusanga tubona, ahubwo sa naho nsa nkaho parafraza nkavuga uko ngiye nabyumvise byampinduye. Ugasanga rero n'uwo musanzu numvaga natanga ni icyo gitekerezo cya Inspired. Nifuza ko abanyarwanda bose by'ukuri kuba inspire n'uvuga ngo nukusa naho murikirwa, nukusa naho ugira ibitekerezo byagutse. N'uwo musanzu numvise natanga, ndakiyubaka, ariko kubera ko ndiho igihe kinini, imyaka 40, 50 imbere, 60, igihe cyose ndiho na Inspired. Ishobora kuzahindura izina nk'uko bigenda bihinduka, ariko igitekerezo cyo gufata ibimfasha nkabishyira ku mbuga ni ikintu kizahoraho. Niyo mpamvu nishimira umuntu wese ukoresha izi mbuga mu buryo bwo kubaka. Karakanyuzemo wenda ubwo ngubwo kugira noneho twinjiye mu kiganiro cyacu nyirizina. Mu kanya nari ndimo ntembera ahantu mu mujyi, umuntu aranyegera ndasa nkaho biteramo urwenya, ariko nza kuvuga nteko si ibintu wamugana ntibishobora kuba ari byo. Umuntu yamubwira ati isahani igeze ishobora kuba igeze kuri ya mperuka twajyaga twumva, ati kuko noneho indwara z'ibyorezo biriho za Ebola, ati noneho haje coronavirus, iriya yo rwose iratuma aramenya ari ryo herezo ry'isi. Nk'umupasitori wamugane ntaho ntitwaba turimo twegereza ku mperuka nk'uko Bibiri bivuga ko hazaza indwara z'ibyorezo zidashira? Ibyo ngibyo wenda muramba ndabasubiza uko mutabyifuza, cyangwa se n'abadukurikiye batabishaka, kuko ubwo bahise batekereza igitekerezo cy'umupasiteri icyo yabasubiza, ariko kuri ngiye byo niterabwoba. Bibiliya ntago abantu bafata Bibiliya bakayikoresha ibyo bashaka. Nakare nahoze mbona umupasiteri mugenzi wanjye kuri televiziyo imwe hano arimo atera abantu ubwoba, nuguprofitira mu bihe nk'ibi, aho ujya bahumuriza abantu b'Imana bakabatera ubwoba. Ngewe rero ntago mbyemera, ntago nemera yuko ibi ari bivuga ngo Yesu araje, ibihe by'imperuka byatangiye Yesu akiva ku isi. Rero ibi ni ibintu bisanzwe, nta gikuba cyacitse. Isi ishobora kuba inasigaje n'indi myaka n'igihumbi, nta muntu uzi igihe Yesu azazira, nta nubwo bino bibaye bwa mbere. Ibyorezo ntago bije muri 2020, no mu myaka 200 ishize byari bihari, ndetse binarenze ibingibi. Nabahugu uyu munsi hari n'ikoranabuhanga ntago byica abantu benshi nk'icyo gihe. Ubwo rero ngewe rwose birambabaza iyo numvisa abantu batera abantu b'Imana ubwoba ngo mwihane. Ntago umuntu yihana kubera ubwoba. Ubwo ibyo nyine yabaye strategy ya kera, abantu bakihana kubera ubwoba. Iyo ubwoba bushize barongera bagakora ibyo bakoraga. Rero nge ntago mbyemera gutyo. Nta gikuba cyacitse coronavirus, koko ni indwara ihangayikishije isi, ariko nta mpamvu abantu bakwiye ku mutima. Ukurikije amabwiriza yo kwiyirinda ntacyo waba. Hanyuma gusa nk'abantu b'Imana hari icyo bidukanguyemo, kugira ngo Bibiliya avuga mu ngoma za 2 no murongo abantu benshi bazi, ibice 14, yuko ibintu nk'ibi bibaye abantu bitiwe izina ry'Imana ari cyo basabwa gukora, no gupfukama bagasenga Imana ikabikuraho. Iryo ni ihame ridakoze muri kino gihe, ahubwo no mu kindi gihe cyacyo cyose cy'amage cy'ibibazo, ni nko kutwibutsa kongera gutakambira Imana. Yego Imana ibihari, ariko iranezerwa iyo tuyifitiye icyizere, tukabona nyine uko Imana iteye. Ni Imana ikunda ko tuyubaha. Iyo rero twananiwe tukayibwira ngo Mana akora, irishima. Kubera ko umwana w'umuntu ubundi akenshi
yumva ko ibintu byose abishoboye ntabwo yibuka kureba Imana. Ariko rero biba ari byiza ko hagera igihe nawe akabona yuko hari ibyo adashoboye. Ngira mwabonye muri Amerika ejo ku itariki ya 15 igihugu cyose cyafashe umunsi w'amasengesho. Niba perezida w'igihugu gikomeye nka kiriya aba yongeye gutanga ubutumwa abantu basenge, nuvuga ngo nawe wabonye ko byananiranye, ntabwo situation zose ziza ariko atangaza ibyo bintu. Ibyo rero ni ibintu byiza bituma abantu, ni message nziza ko abantu mu buzima bwabo bakwiye kumva yuko by'ukuri Imana iri hejuru, haba nta cyorezo gihari haba gihari, rwose Imana igomba kuba nyambere. Ariko nyine nk'abana abantu turabanyana nyine tubyibuka nyine bikomeye, ariko nabyo ntacyo bitwaye. Imana kuri yo irishima ko tuyihindukirira. Ariko nkanjye ibyo nizera nuko haba mu byiza haba mu bibi Imana n'ubundi nkomeza kuyisenga. Ngiye rero nta wenda nashaka kubivuga abantu akagira ngo nukwiyemera, ntago ndi busenge cyane ko tuko nasengaga, kubera ko ngiye gusenga n'ubuzima. Ntago vuga ngo ngiye guhita nsenga cyane kuruta uko nasengaga amasengesho kwiriza niyiriza n'ubundi kwa ko nzi ko bimpuza n'Imana, kubera ko ntago ibingibi byaba ari ikubagaho. Nabyo navuze ko ari byiza nabyo, kuko byose nyine nukwegera Imana cyane cyane ku bantu bayiretse. Ariko ku bantu ubundi bari bakwiye kugira gusenga ubuzima. Nkatwe rero twagira ubuntu, reka mbyite gutyo, kuko ngiye numva ari ubuntu bukomeye ko gusenga ngiye n'ubuzima bwanjye. Ntabwo ndi buvuge ngo ndasenga menshi, kuko n'ubundi nsenga menshi no mu gihe ari mu byiza. Ariko babandi n'ubundi badasenga na makeya, Imana none igiye kubabona. Kuri twe rero ni mu nyungu, kubera ko gusa cyashyabaje nuko iki cyorezo n'ubundi kizashira vuba, kwa ko ingamba zirahari nyinshi zo kukirwanya, rwose nta gihe kinini gifite. Ikibabaje nuko nigishira abantu batazongera gusenga, nicyo kintu kibabaje. Ariko nasaba ko ubundi gusenga byabo ubuzima. Wenda tubwiye ko kuri wowe uravuga ko iki ngiki atari ko nta gikuba cyacitse, ariko uzi saha tuvugana Leta yamaze gufata ingamba ko ibintu by'amateraniro, za misa, ubukwe, ibintu nk'ibyo ngibyo bihuza abantu benshi bigomba kuba bihagaze mu gihe cy'ibyumweru bibiri kugira ngo barebe aho ibintu bigana. Nta kuki uvuga ko nta gikuba cyacitse kandi nyamara mu gihe Leta ivuga ko ibintu nk'ibyo ngibyo bigomba kuba bihagaze? Oye, ibyo ngibyo ni ingamba. Icyorezo cyo kirahari, kandi uburyo cyandura nuko abantu begerana, abantu basuhuzanya. Ubwo rero niba gihari cyageze mu Rwanda, ingamba zo zigomba kubaho. Ibyo rero igikuba navuga ko kitacitse nuko n'ubundi kuba abantu batarya guterana, ni igikuba se cyacitse ni iki? Guterana ni byiza, duterana se kugenda biti kugira ngo twegerane n'Imana, dusenge aho uri wasenga. Gusa nyine guterana bifasha n'abandi b'abanyantege nke badashobora kubikora ku giti cyabo. Ikoranabuhanga rirahari, ajye kuri YouTube, ari amateraniro yagiye hatandukanye mu minsi yashize, akurikira iteraniro. Wenda ntabwo wavuga ati se ko n'ituro rya nyina agombaga kuritanga, mobile money zirahari, banke zirahari, niba wari gutura ndagusabye kubw'ineza y'Imana ituro ryawe uribike, cyangwa se urishyire kuri mobile money, cyangwa se ujye kuri banke ubaze konti, nturigumane ngo guprofite. Gutura ni principe nziza. Nk'umupasiteri rero nakwishimira ko mutura nk'uko byari bisanzwe. Nk'umupasitoro ariko nanone nka Ndayizeye ku giti cyawe, wakiriye gute kuba Leta yafashe ingamba zo kuba ihagaritse amateraniro muri rusange? By'ukuri byanshimishije. Dufite Leta iri responsable, sinzi ukuntu nayivuga wenda mu Kinyarwanda cyiza. Leta yacu ni Leta itekereza kure, ni Leta ifata ingamba, ifata ibyemezo mu buryo bwihuse. Nayo mpamvu ubona iterambere ry'u Rwanda rigenda ryihuta, kandi ni Leta ishyize hamwe. Ubona ko icyo bafashe abikorera bahita bacyumva, abanyamadini bakacyumva, n'umugisha tudafite ahandi hose. Usanga ahandi bafite biyopoza cyangwa se abatavuga rumwe na Leta, ugasanga bidindiza ibyemezo byiza byafasha abaturage. Ariko mu Rwanda hari icyo bita consensual democracy, nuvuga ngo ibintu byose babyumvikanaho mu buryo bwuzuye. Ugasanga rero ni ibintu bituma abanyarwanda tubyungukiramo.
abanyarwanda rero bakwiye gushima Imana ko dufite leta nziza, leta ibatekerezaho, ireba icyiza, kandi muri ibyo byose ikabafasha. Nubwo bavuga ngo ibintu byose byahagaze, ariko uzabona uburyo leta ishyiramo n'imbaraga kugira ngo hatagira serivisi n'imwe cyangwa se ikintu kimwe na kimwe gihungabana, haba mu bukungu. Ubona ko iyo responsabilité rwose mbona muri leta yacu. Ngiye buri munsi mbishimira Imana, kandi nkasaba kugira ngo nkatwe tukiri batoya, ubundi abayobozi benshi bagenda berekeza mu bihe bagiye gutanga n'imyanya ku bakiri bato. Ni ikintu cyiza cyo kwigiraho. Ni leta itirebaho ubuntu uburyo bakora. Reba nk'uburyo iki cyorezo cyamenyekanye mu masaha make y'ibintu bimaze guhorwa. Ni ibintu bibona ari ibitangaza, ni miracles. Inama zakozwe, amatangazo yanditswe, bagiye mu bitangazamakuru, harimo ubwitange, kutirebaho, baba baretse gahunda zabo, kandi bibaye muri weekend. Ni ikintu by'ukuri ubwo bwitange tubona ku bayobozi bacu nkatwe abantu bakiri bato, ni ikintu kitwinspira, ni ikintu kiduha imbaraga. Nabyishimiye. Leta yamaze gufata ingamba ko ibintu by'amateraniro bitemewe, za misa zitemewe, ariko se mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa gikristo, urabona nta kintu biri bwangizeho ku bukristo bw'abantu? Ku bwanjye ntekereza yuko bisaba nyine kuba maso, umuntu ku giti cye agashaka ingamba, guterana wenda ikitemewe no guterana 50, ariko ntekereza yuko abantu bakeya mu rugo mushobora guhura, n'ubundi mwicaye muri distance runaka, n'ubundi kuko mu rugo tuzakomeza tubeho. Ahubwo ni uburyo bwiza. Ubundi guterana mu kivunge ni byiza, ariko ntago bigira imbaraga cyane nko guterana muri small groups cyangwa se mu matsinda matoya. Kubera ko mu kivunge ubundi umuntu biroroshye kuhihishira, kwihisha, ariko muri bakeya ubasha kwerekana ukuri, niba ari n'icyifuzo ufite ukagitanga. Ubwo rero icyo nasaba abantu n'ubahubwo ni ukureba uburyo amateraniro y'abantu bakeya mu ngo zabo, umugabo n'umugore n'abana cyangwa se abaturanyi 2-3 bashobora guhura, bagafata Bibiliya irahari, igitabo cy'indirimbo kirahari, imirongo ngenderwaho, hari ibitabo byinshi bifasha abantu mu materaniro, bakabikora. Wenda nuko mu bihugu byacu hari imico wenda itarahagera, ariko ubundi hari ibindi bihugu n'ifunguro ryera abantu barisangira no mu rugo, bitewe n'ibihugu wenda birimo persecution, gutotezwa, ntago bateranira n'ubundi ahantu hagaragara. Usanga icyo bita underground church, amatorero akora ahantu hatagaragara, akora mu nzu, abantu 10, 20, 5 bahura, bakamanyagura umutsima, bakibuka urupfu rwa Kristo. Wenda twe mu Rwanda dufite ibyumweru 2 kureba icyerekezo, ariko binarambye twakora home churches, nyine amatorero yo mu ngo abantu bakeya, hagamijwe kwirinda nyine ubwo kwandura, ariko kandi guterana byo nta kibihagarika. Wenda babanyantege nya n'ubundi baprofitira muri rusange, ahubwo babone amahirwe noneho yo kureba ese ubundi bihagaze byagenda bite, kuko umuntu ku giti cye agomba kwita ku bugingo bwe, guharanira ko ubugingo bwe bwaguka. Ubwo rero ntago waterera iyo, kuko n'ubundi no bihomberamo, kuko iyo uteganye n'Imana nibwo bwabwo bavuza. Kuko kino cyerezo kuko nta watinya ko kuvuga ko hari abantu benshi igihe teye ubwoba bwinshi, ariko ubundi mu kwizera ntabwo waburimo. Gusenga rero ni igisubizo gikomeye muri kino gihe, kwegera Imana, kuko bituma ubwo butaza wumva ufite ibyiringiro. Ubwo rero uzareka guterana akareka kwegera Imana, byanze bikunze bizamugiraho ingaruka, kubera ko azaba afite ubwoba, azaba ahangayitse, azabaho nta mahoro, azabaho nyine ari ibintu bitari ngombwa ko bimubaho kubera ko yaretse kwegera Imana. Ubwo rero inama natanga, nubwo amasengesho y'abantu 100, 200, 500 yakuweho, gerageza wowe ku giti cyawe. Nemera cyane ko amasengesho umuntu asenga ku giti cye agira imbaraga, ariko kandi niba hari 2-3 mushobora guhura, na Bibiliya ivuga ngo aho 2-3 bazahurira Imana ibihari, iryo ni iteraniro.
iyo ni iteraniro Imana yemera, muhure musenge, ariko mwirinde nyine kwegerana cyane, mwirinde gufatana mu biganza. Urabizi umuco w'abarokore tukunda gusenga dufatanye mu biganza, hoya mubyirinde, atari uko hari icyo bigabanye mu mwuka aho kugira ngo mukomeze no mu bitekerezo byanyu kwishyiramo ko agomba kwirinda ko cya cyorezo kigera ku bantu benshi. Ubwo rero uwo umuco iyo bakubwira bakaraba kenshi nugira ngo bikujyemo, hanyuma amahirwe yo kuba wakwandura agabanuke.